Igitabo Abakurambere n'Abahanuzi, igice cya 72. Abusalomu umuhungu wa Dawidi yigomeka. Iki gice gishingiye mu rwandiko rwa kabiri rwa Samweli, igice cya 13 kugeza ku cya 19. Azarihe inshuro enye. Nicyo gihano Dawidi yiciriye atazuyaje, amaze kumva umugani w'umuhanuzi Natani. Bane mu bahungu be bagombaga gupfa, kandi urupfu rw'umwana wese rwari ingaruka y'icyaha cya se. Dawidi yemeye yuko icyaha giteye isoni cya Amunoni imfura ye gihera atagihaniwe. Amategeko yaciraga umusambanyi urubanza rwo gupfa, kandi ishyano Amunoni yari yakoze ryamuciragaho iteka byikubye inshuro ebyiri. Ariko Dawidi wari wariciriye urubanza ku bw'icyaha cye ananirwa guhana uwacumuye. Hashira imyaka 2 Abusalomu wafashaga mushiki we wari warahemukiwe agateshwa agaciro yarahishe umugambi we wo guhora. Nuko ubwo bagiraga umunsi mukuru, Amunoni wari warahumanyijwe no kuryamana na mushiki we arasinda, hanyuma yicwa ku itegeko rya mwene se. Abahungu b'umwami barahunga bagaruka i Yerusalemu, maze babwira se yuko Amunoni yishwe. Bakihagera batera hejuru bararira, kandi n'umwami n'abagaragu be bose bararira cyane. Ariko Abusalomu arahunga. Dawidi yari yararangaranye inshingano yo guhana Amunoni, maze Uwiteka yemera yuko hagira ikintu kiba. Iyo ababyeyi cyangwa abategetsi batitaye ku nshingano yo guhana abakoze ibibi, ibintu bigenda bibaho mu buryo icyaha gihanwa n'icyaha. Ubwo nibwo Abusalomu yatangiye kunyuranya na se. Dawidi abona yuko Abusalomu yagombaga guhanirwa amarorerwa yakoze, yanga yuko agaruka. Kubera yuko guhunga bitatumye Abusalomu akurikirana ibyaberaga ibwami, yafashe imigambi imushyira mu kaga. Hashize imyaka 2 Yowabu yiyemeza kunga umwana na se. Asaba umugore w'Itekowa wari waramamaye kubw'ubuhanga kubimufashamo. Uwo mugore asanga Dawidi, amubwira yuko ari umupfakazi wari ufite abana b'abahungu 2 bari bamugize. Baratongana, umwe yica undi, none umuryango wabo barashaka yuko uwasigaye atangwa agahorwa amaraso yavushije. Nuko uwo mubyeyi aravuga ati, uko niko bashaka kuzimya ikara nsigaranye, ngo hadasigara umugabo wanjye izina cyangwa umwuzukuru ku isi. Urwandiko rwa kabiri rwa Samweli, igice cya 14 umurongo wa 7. Ibyo bibabaza umwami, maze asezeranira uwo mugore yuko azamurindira umuhungu ntagire icyaba. Yingingira umwami kumwihanganira, maze amubwira yuko umwami ari we wafuditse kuko atagaruye mu rugo uwo yari yarirukanye. Aravuga ati, twese tuzapfa duse n'amazi amenetse hasi atakiyorwa ukundi, kandi Imana nayo ubwayo ntihutiraho gukuraho ubugingo, ahubwo ishaka uburyo kugira ngo uwirukanywe atabuciwe nayo. Urwo rugero rw'impuhwe rugaragaza urukundo rw'Imana igirira abanyabyaha ni igihamya gikomeye cy'uko Abisirayeli bari bazi ukuri gukomeye kwerekeranye no gucungurwa kw'abanyabyaha. Umwami ntiyanga icyo cyifuzo, maze atanga itegeko ngo, nuko genda ugarure uwo muhungu Abusalomu. Abusalomu yemererwa kugaruka i Yerusalemu, ariko ntiyemererwa kuza ibwami cyangwa kubonana na se. Dawidi nubwo yakundaga uwo muhungu we w'umunyaburanga kandi w'umuhanga, abona ko ari ngombwa kugaragaza urwango yari afitiye igikorwa cy'ubugome nk'icyo. Abusalomu amara imyaka 2 iwe yaraciwe ibwami, kuko mushiki we yabaga iwe bikomeza kumwibutsa ubuhemu butavugwa yahemukiwe. Kubwo kugereranya kw'abantu, uwo mwana w'umwami yari intwari aho kuba umugizi wa nabi, maze yiyemeza gukora uko ashoboye kose kugira ngo abantu bamukunde. Igihagararo cye cyakundwaga na bose, kandi mu Bisirayeli bose ntawashimwaga nka Abusalomu ku bwiza bwe. Uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gihorihori, nta nenge yamubonekagaho. Kubona Dawidi amwemerera kugaruka i Yerusalemu ariko akanga yuko babonana, byatumye abantu bamugirira impuhwe. Dawidi yari afite intege nke z'ubutegetsi, kandi ntiyari agishobora gufata ibyemezo. Ariko igihe yakoraga icyaha yabigizemo ubutwari no kwiyemeza. Ibyo byorohereje umuhungu we mu migambi yacuraga. Kubw'umubano wa Yowabu, Abusalomu yemererwa kongera kubonana na se. Akomeza umugambi wo kwikundisha abantu bazaga ibwami, akaberekesha ubuhanga bwinshi ibitakorwaga neza, bigatuma barushaho kumugirira icyizere. Uko bukeye uwo mugabo w'uburanga akaboneka ku irembo ry'umurwa mukuru, aho abantu benshi babaga bategereje kuburanira umwami imanza zabo. Abusalomu akabatega amatwi, akabereka yuko ababajwe n'imibabaro yabo, kandi yuko anababajwe n'uburyo ubutegetsi budakora neza. Yemwe, iyo aba naragizwe umucamanza wo muri iki gihugu, umuntu wese wagize impamvu yose cyangwa urubanza akansanga, namuciriye urubanza rutabera. Iyo hagiraga umuntu umwegera kumuramya, yaramburaga ukuboko kwe akamufata akamusoma. Umuhungu w'umwami agandishiriza ubutegetsi, maze bikwira hose vuba. Muri rusange abantu bari bazi yuko Abusalomu ari uzasimbura se ku ntebe y'ubwami, maze icyo cyifuzo cy'uko yaba umwami kiravugwa cyane. Nuko Abusalomu yigarurira imitima y'Abisirayeli. Nyamara umwami ntacyo yari azi. Yabonaga yuko ibyo umuhungu we Abusalomu akora bigamije guhesha umwami n'ubutegetsi icyubahiro. Abusalomu yohereje intasi mu miryango yose rwihishwa gutegura uburyo bwo kwigomeka.
icyo gihe abeshya ko agiye gukora imihango yo kwiyegurira Imana kugira ngo imigambi ye y'ubugambanyi itamenyekana. Nuko Abusalomu abwira umwami ati, ndakwinginze nyemerera njye guhigura umuhigo nahigiye Uwiteka i Heburoni, kuko umugaragu wawe nahize umuhigo ubwo nari ntuye i Geshuri muri Siriya. Naravuze nti, Uwiteka naramuka nshubije i Yerusalemu, ni koko nzakorera Uwiteka. Uwo mubyeyi wakundaga umwana we anejejwe n'icyo kimenyetso cyo gukiranuka, amusabira umugisha aramusezera. Icyo gikorwa cy'uburyarya Abusalomu yaherukije nticyari kigamije kubeshya umwami gusa, ahubwo cyari n'icyo kumworohereza kwigarurira abantu bakamwizera, maze akabona uko abashuka bakagomera umwami wimitswe n'Imana. Abusalomu atangira urugendo rwo kujya i Heburoni, maze ajyana n'abagabo 200 avanye i Yerusalemu, bahamagarira kugenda. Bagenda badafite uburiganya, ntacyo bazi. Aba bagabo bagenda batazi rwose yuko urukundo bakunda umuhungu w'umwami rubaganisha ku kugomera se. Abusalomu ageze i Heburoni ahamagaza Ahitofeli, umugabo wari uzwiho ubuhanga bwinshi. Ahitofeli yemera kumufasha, bituma abantu babona yuko umugambi wa Abusalomu uzasohora neza, maze bitera n'abandi bantu bakomeye kubasanga. Igihe impanda zo kwigomeka zavugaga, abatasi b'umwana w'umwami bakwiza inkuru yuko Abusalomu yabaye umwami, maze abantu benshi baramusanga. Inkuru itabaza igera i Yerusalemu, bihera ko bihagarika Dawidi umutima. Umwana yibyariye yari amaze igihe amugambanira ngo amwambure ikamba rye, kandi nta gushidikanya yajyaga no kumwica. Muri ako kaga gakomeye Dawidi yari agezemo, yahereye ko akanguka ava mu gihu cyo gucika intege yari amazemo iminsi, maze ashaka uburyo bwo gutunganya iyo ngorane iteye ubwoba yihutirwaga. Abusalomu yari mu birometero 32 gusa kuva i Yerusalemu. Ibyo byigomeke byajyaga kugera ku marembo ya Yerusalemu bidatinze. Dawidi agira ubwoba, atekereje kuvushiriza amaraso mu murwa we no kuwurimbura. Mbese akwiriye kwemera yuko Yerusalemu imena imivu y'amaraso? Ahera ko afata icyemezo cyo kuva i Yerusalemu, maze akareba uko abantu be bamukunda, akabaha n'igihe cyo kumushyigikira. Yari afite inshingano yagombaga kuzuza imbere y'Imana n'abantu, ariyo yo gukomeza ubutegetsi yari yarahawe n'Imana. Naho ibyerekeye ayo mahane abishyira mu maboko y'Imana ngo abe ari yibitunganya nk'uko ishaka. Dawidi asohoka muri Yerusalemu yicishije bugufi kandi afite agahinda. Abantu bamukurikira ari benshi bababaye, bagenda nk'abajya guhamba intumbi. Umutwe w'ingabo zari zishinzwe kurinda umwami wari ugizwe n'Abakereti, Abapereti n'Abagiti, wayoborwaga na Itayi, uherekeza umwami. Ariko Dawidi wari usanzwe agira imico itarangwa no kwikunda, yanga yuko abo banyamahanga bafatanya nawe ibyago bye. Nuko umwami abwira Itayi ati, wowe niki gitumye ujyana natwe? Uri umunyamahanga waje uciwe, subira iwawe. Mbese ko waje ejo, none nabasha nte kukubwira ngo uzererane natwe hirya no hino ubwo ngiye kujya aho mbonye hose? Subirayo usubiraneyo na bene so. Imbabazi n'ukuri bibane nawe. Itayi aramusubiza ati, ndahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bw'umwami databuja, aho umwami databuja azaba, niba ari ugupfa cyangwa kuba muzima, aho niho umugaragu wawe nzaba. Aba bantu bari barakuwe mu bupagani, maze bagaragaza kudahemuka ku Mana yabo n'umwami wabo nk'indahemuka. Dawidi yemera kwitanga bamwitangiye, nubwo byasaga nk'aho ibye byari byarangiye, maze bose bambuka akagezi Kidironi bagenda bagana mu butayu. Nanone uwo murongo w'abantu barahagarara, kandi Sadoki nawe azana n'Abalewi bose bahetse isanduku y'isezerano ry'Imana. Icyo kimenyetso cyo kwera kw'Imana cyari kumwe nabo cyagaragarizaga abayoboke ba Dawidi isezerano ry'agakiza no kunesha. Kubona kitari Yerusalemu rero byajyaga gutera ubwoba abayoboke ba Abusalomu. Dawidi abonye iyo sanduku y'isezerano ry'Imana, umunezero n'ibyiringiro bimara akanya gato bisabye umutima we, ariko bidatinze agira ibindi bitekerezo. Nk'uko yari yarimitswe n'Imana ngo abere ubwoko bwayo umutegetsi, gusingiza Imana n'imibereho myiza y'abantu be nibyo byagombaga kuba nyambere mu mutima we. Imana yari yaravuze ibya Yerusalemu iti, aha niho buruhukiro bwanjye iteka ryose. Zaburi 132 umurongo wa 14. Kandi nta mutambyi cyangwa umwami wari ufite uburenganzira bwo kuhakura ikimenyetso cy'uko Imana ihari. Kandi Dawidi yahoraga yibuka icyaha gikomeye yari yarakoze. Ntabwo ari we wari ukwiriye gukura mu murwa w'igihugu amategeko yera yari abumbiyemo ubushake bw'Imana, ariyo mutegetsi wabo, itegeko nshinga ry'igihugu n'urufatiro rwo gukomera kwacyo. Ategeka Sadoki ati, subiza isanduku mu murwa. Nindamuka mbonye imbabazi ku Uwiteka azangarurayo, kandi azanyiyereka n'ubuturo bwe. Ariko nambwira atya ati, sinkwishimira, dore ndi hano, nangenze uko ashaka. Abo batambyi basubira i Yerusalemu, umwijima w'icuraburindi utwikiriye uwo murongo. Nta byiringiro by'ahazaza bari bafite, umwami wabo abaye impunzi, nabo ubwabo babaye ibicibwa, ndetse n'isanduku y'Imana ibarekuye. Ahazaza hababera urujijo.
Dawidi aterera aho bazamukira ku musozi wa Elayono, agenda arira ikijyaruguru, yari atwikiriye umutwe adakwese, kandi n'abari kumwe nawe bose bitwikira imitwe bazamuka barira ikijyaruguru. Maze umuntu abwira Dawidi ko Ahitofeli ari umwe mu bajyanama z'ubugome afatanyije na Abusalomu. Nanone Dawidi asanga ari ngombwa kwemera ingaruka z'icyaha cye. Impamvu yatumye Ahitofeli wari umuyobozi warushaga abandi bose ubuhanga bwo gutegeka acika, nuko yagira ngo ahorere icyaha Dawidi yakoreye Betisheba wari umwuzukuru we. Dawidi arasenga ati, Uwiteka, ndakwinginze hindura inama za Ahitofeli ubusa. Umwami ageze mu mpinga y'umusozi akubita amavi hasi arasenga, aha Imana umutwaro yari afite, maze ayisaba yicishije bugufi ngo imubabarire. Nuko Hushayi w'umwaruki w'umunyabwenge, umunyamabanga n'umujyanama ubishoboye wari umuyoboke ukomeye wa Dawidi, aza kwifatanya n'umwami wari wakuweho kandi wari wahunze. Imana yereka Dawidi yuko uwari we ukenewe kujya mu murwa akamubera icyitso ibwami. Dawidi abimusabye, Hushayi yemera gusubira i Yerusalemu gukorera Abusalomu kugira ngo ajye arogoya inama z'ubugome za Ahitofeli nk'uko Dawidi yari abimusabye. Ibyo bibatera ibyiringiro bikeya, maze umwami n'abantu be bakomeza urugendo, bamanukira mu mucyamo w'iburasirazuba bw'uwo musozi wa Elayono, banyura mu bihanamanga by'ibitare n'ikidaturwa ahagana ku ruzi rwa Yorodani. Umwami ageze i Bahurimu, abona haturutseyo umugabo wo mu muryango wa Sawuli witwaga Shimeyi mwene Gera. Atera Dawidi amabuye n'abagaragu b'umwami Dawidi bose. Shimeyi aramutuka ati, genda genda wa mwicanyi we, wa kigoryi we. Uwiteka yakugaruyeho amaraso y'inzu ya Sawuli yose wizunguriye ugatwara, none Uwiteka yagabiye Abusalomu umuhungu wawe ubwami bwawe, kandi dore nawe uzize igomwa ryawe kuko uri umwicanyi. Dawidi agikomeye, Shimeyi ntiyari yarigeze kwerekana yuko atamuyoboka. Yubahaga Dawidi akiri umwami, ariko abavuyeho aramutuka. Satani amuhangamo, maze urwanga rutura umuntu Imana yari yihaniye. Dawidi ntiyarahaniwe yuko yahemukiye Sawuli cyangwa ab'inzu ye. Ibihe byinshi by'imibereho ye yabimaze mu ntambara, ariko mu bantu bose banyuze mu magorwa nk'ayo, ni bake bashoboye kubyihanganira nka Dawidi, ntibinangira imitima kandi ntibacogora. Mwishywa wa Dawidi witwaga Abishayi ananirwa kwihanganira kumva ibitutsi bya Shimeyi, maze aravuga ati, ariko niki gituma tureka iyo mbwa y'intumbi igatuka umwami databuja? Ndakwinginze reka nambuke muce igihanga. Ariko umwami aramubuza agira ati, murareba uko umuhungu wanjye nibyariye agenza ubugingo bwanjye, mbese uwo mu Benyamini ntiyarushaho? Nuko nimumureke yitukire, kuko Uwiteka yabimutegetse. Ahari Uwiteka azareba inabi ngirirwa, kandi Uwiteka azanyitura ibyiza kubw'iyo mivumo yakamvuye uyu munsi. Ubwo abantu b'umwami b'indahemuka bibazaga impamvu yatumye imigisha ye ihinduka imivumo mu buryo butunguranye, ariko we yari ayizi. Ibihe byinshi yari yaratekereje ku bizamubaho mu bihe nk'ibyo, ndetse yatangazwaga n'uko Imana yari yarihanganiye cyane ibyaha bye. Maze noneho ubwo yahungaga afite agahinda kandi byikubagahu, atekereza umurwa we yakundaga ariho yakoreye icyo cyaha. Yibutse kwihangana kw'Imana, yiyumvamo yuko Uwiteka azakomeza kumugirira impuhwe. Dawidi yihannye icyaha cye kandi yifuza kuzuza inshingano ze nk'umugaragu mwiza w'Imana. Yari yarakoze byinshi kugira ngo azamure igihugu cye. Yari yarakoranyije kandi abika ibikoresho byo kubaka inzu y'Imana. Ariko se noneho umusaruro w'imirimo yakoreye Uwiteka imyaka myinshi wari ukwiriye guhabwa umuhungu we w'inguguzi kandi w'umugambanyi. Abona yuko icyaha cye aricyo cyamuteje ako kaga ke. Kandi Uwiteka ntiyaretse Dawidi. Igihe yahemukirwaga nabi cyane ndetse anatukwa, yagaragaje kwicisha bugufi, kutikunda, ubuntu no kumvira. Nta na rimwe yari yarigeze akomera cyane mu maso y'Imana nk'icyo gihe ubwo yari yacishijwe bugufi cyane. Ibintu Imana yanyujijemo Dawidi yerekanaga yuko itareka ngo icyaha gikomeze gukorwa cyangwa ngo ikirengagize. Igitekerezo cya Dawidi gituma tumenya uburyo umugambi w'Imana wo kugirira abantu imbabazi ukora, nubwo haba ari ukunyura mu ngorane zikomeye. Yacishije umunyafu kuri Dawidi, ariko ntiyamwica. Uruganda rutunganya ubutare rukuramo inkamba, ariko ntirubukongora ngo bushire. Dawidi akiva i Yerusalemu, Abusalomu n'ingabo ze bigaruriye igihome gikomeye cy'Abisirayeli. Hushayi bumwe mu babanje kuramya uwo mwami wari wimye vuba, maze uwo mwana w'umwami anezezwa no kugira uwahoze ari inshuti n'umujyanama wa se mu bayoboke be. Abusalomu yari yizeye yuko azasugira agasagamba. Noneho kuko yashakaga yuko igihugu kimugirira icyizere, yemerera Hushayi kuba umwe mu byegera bye. Abusalomu yari afite ingabo nyinshi, ariko benshi muri bo ntibari barigishijwe iby'intambara. Ahitofeli yari azi neza yuko umugabane munini w'igihugu wari ugikunze Dawidi, yari afite ingabo zatojwe neza kandi zayoborwaga n'abayobozi babishoboye kandi babimenyereye. Ahitofeli yari azi yuko nyuma y'ibyishimo bya mbere bamaze kwakira umwami mushya, hari bube impagarara. Iyo kwigomeka kwabo kuburiramo rero, Abusalomu yajyaga kumvikana na se.
hanyuma Ahitofeli wari umujyanama we mukuru niwe byajyaga kubarwaho kuruta abandi bose, kandi ni nawe wajyaga guhanwa cyane kurusha abandi. Ahitofeli kugira ngo abuze Abusalomu kureka umugambi yari yiyemeje, amugira inama yajyaga gutuma kwiyunga na se bidashoboka. Uwo mutegetsi utarindahemuka akoresha ubucakura bw'umwanzi, yoshya Abusalomu gukora ishyano ryo gusambana, byongera ku cyaha cyo kwigomeka. Yagombaga gutaha ku nshoreke za se kumugaragara, Abisirayeli bose babibona. Ubwo rero akaba yerekanye yuko yasimbuye se ku ntebe y'ubwami, maze Abusalomu akurikiza iyo nama mbi. Nuko ijambo ry'Imana rirasohozwa nk'uko umuhanuzi yabibwiye Dawidi ati, umva, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe, kandi nzatwara abagore bawe ureba, mbaho umuturanyi wawe. Wowe wabikoreye mu rwihisho, ariko jye nzabikorera imbere y'Abisirayeli bose kumugaragara izuba riva. Urwandiko rwa kabiri rwa Samweli, igice cya 12 umurongo wa 11 n'uwa 12. Si ukuvuga yuko Imana yohereje ibyo bikorwa, ariko ntiyakoresheje ububasha bwayo kubibuza. Ahitofeli ntiyari afite umucyo uturuka ku Mana, naho ubundi ntiyajyaga kwibwira yuko amahano y'ubusambanyi ariyo yajyaga kubafasha ubugambanyi bwabo ntibukomwe imbere. Abantu bafite imitima yuzuye gukiranirwa bagambirira kugira nabi nk'aho nta mbaraga itegeka byose ishobora kwica imigambi yabo. Ahitofeli amaze kubona yuko ntawe ukigize icyo amutwara, aravuga ati, reka ntoranye ingabo inzovu imwe n'ibihumbi 2, mpaguruke nkurikire Dawidi muri iri joro. Kandi ndamugwa gitumo arushye, amaboko yatentebutse, ndamutera ubwoba, maze abantu bari kumwe nawe bose bahunge, mpere ko nica umwami wenyine, maze nzakugarurira abantu bose. Iyo uwo mugambi ukurikizwa, nta kabuza Dawidi yajyaga kwicwa. Ariko Uwiteka yagambiriye kurogoya inama ya Ahitofeli kugira ngo Uwiteka atere Abusalomu ibyago. Hushayi ntiyari yatowe muri iyo nama, ariko abari muri iyo nama bamaze kugenda, Abusalomu wari ufitiye umujyanama wa se icyizere gikomeye kubw'ubuhanga bwe, amubwira umugambi wa Ahitofeli. Hushayi abona yuko uwo mugambi nukurikizwa ibya Dawidi bizaba birangiye. Inama Ahitofeli yagiye kuri ubu si nziza, kandi ati, uzi so n'ingabo ze ko ari abanyambaraga, kandi ubu baratse mu mitima yabo nk'idubu yakiwe abana bayo ku gasozi, kandi uzi ko so ari intwari, ntagomba icumbi mu bantu, none ubu yihishe mu mwobo cyangwa ahandi. Ingabo za Abusalomu nizikurikira Dawidi ntizizafata umwami, kandi nibagira ubwo basubizwa inyuma bizabaca intege, hanyuma icyifuzo cya Abusalomu gikomwe mu nkokora cyane, kuko Abisirayeli bose bazi so ko ari umunyambaraga, kandi nabo bari kumwe ko ari intwari. Atanga inama yanyura umuntu wese w'umuhemu kandi wikunda. Teranya Abisirayeli bose uhereye i Dani ukageza i Berisheba, bangane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja ubwinshi, kandi nawe ubwawe uzatabarane nabo. Tuzamurasukiraho aho azaba ari hose, tumutondeho nk'ikime uko gitonda ku isi, nuko uhereye kuri we ukageza ku bantu bari kumwe nawe bose, ntituzasiga n'umwe. Kandi naramuka agiye mu mudugudu, nabwo Abisirayeli bose bazazana imirunga, dukururire uwo mudugudu mu mugezi, kugeza aho hatazabonekayo akabuye na kamwe. Nuko Abusalomu n'abantu b'Isirayeli bose baravuga bati, inama ya Hushayi w'Umwaruki irusa inama ya Ahitofeli. Ariko haza umuntu umwe wabonye neza mbere y'igihe ingaruka z'iryo futi rya Abusalomu. Ahitofeli yamenye yuko umugambi w'abo bantu bari baragomeye umwami ugiye gupfa, kandi yari azi yuko uko uwo muhungu w'umwami yemera kose uwo mujyanama we wari waramugiriye inama zo gukora ibyaha bikomeye, byose nta byiringiro yajyaga kugira. Ahitofeli yari yarakoresheje Abusalomu ishyano ryo kugoma, yari yaramugiriye inama yo gukora amahano mabi cyane kugira ngo asuzuguze se, yari yaratanze inama yo kwica Dawidi, yari yarakuyeho uburyo bwose bwari busigaye bwajyaga gutuma yiyunga n'umwami, none Abusalomu ahisemo undi muntu. Ahitofeli agira ishyari, ararakara kandi ariheba, maze arahaguruka ataha iwe, yiyahuza umugozi arapfa. Iyi ingaruka y'ubwenge bw'umuntu utari ufite Imana aho umujyanama we. Hushayi ntiyatinda kuburira Dawidi ngo ahungire hakurya ya Yorodani adatindiganyije. Iri joro nturare ku byambu byo mu butayu, ahubwo ntihagire ikikubuza kwambuka, kugira ngo umwami atamiranwa n'abo bari kumwe bose. Dawidi wari unaniwe kandi afite agahinda kenshi guhera umunsi wa mbere ahunga, abona ubutumwa bumubwira ko agomba kwambuka Yorodani iryo joro, kuko umuhungu we yibyariye yamuhigaga ngo amwice. Mbese kandi umwami yari amerewe ate muri icyo gihe cy'akaga ko kurimbuka? Mu gihe Dawidi yari afite ibigeragezo bikomeye cyane, umutima wuguma ku Mana, maze araririmba ati, Uwiteka, erega abanzi banjye baragwiriye, abangomeye ni benshi. Benshi baramvuga bati, nta gakiza afite ku Mana, ariko wowe Uwiteka uri ingabo inkingira, uri icyubahiro cyanjye, ni wowe ushyira hejuru umutwe wanjye. Ijwi ryanjye ritakira Uwiteka, nawe akansubiza ari ku musozi we wera. Nararyamaga ngasinzira, ngakanguka kuko Uwiteka ari we ujya ndamira. Sinzatinya abantu inzovu nyinshi bangoteye impande zose kugira ngo bantere. Zaburi ya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6.
Dawidi n'abantu be bose bambuka urwo ruzi rw'amazi maremare kandi atemba adasuma mu mwijima w'ijoro, umuseke utambika, nta n'umwe muri bo wari utarambuka Yorodani. Dawidi n'ingabo ze basubira i Mahanayimu, umurwa w'intebe y'ubwami ya Ishibosheti, igihome gikomeye cyari kigoswe n'akarere k'imisozi miremire, aho ingabo zashoboraga kwisuganyiriza mu gihe cy'intambara. Icyo gihugu cyari gifite ibyo kurya byinshi kandi abantu baho bagiriye Dawidi neza. Abusalomo umutware uhutiraho ahera ko akurikirana se. Ingabo ze zari nyinshi ariko nta nyifato nziza ya gisirikare bari bafite, ndetse nta n'imyitozo ihagije bari barahawe ngo babe bashobora guhangana n'ingabo za se zari zaramenyereye intambara. Dawidi agabanya ingabo zemo imitwe itatu iyoborwa na Yowabu, Abishayi na Itayi. Abari ku nkike z'i Mahanayimu babonaga neza imirongo miremire y'ingabo zari zaragomeye umwami. Uwari warafashe ubutegetsi ku mbaraga yari ashagawe n'ingabo nyinshi cyane, kandi uzigereranyije n'iza Dawidi, iza Dawidi zagerwaga ku mashyi. Ubwo abasirikare basohokaga ku mirongo yabo mu marembo y'uwo murwa, Dawidi ababwira amagambo yo kubakomeza, ababwira yuko bakwiriye kugenda bizeye yuko Imana y'Isirayeli izabaha kunesha. Ariko Yowabu anyuraho umwami we yari ahagaze ayoboye umutwe we, uwo mugaba w'ingabo wari waragiye anesha ku rugamba inshuro 100, yicisha bugufi kugira ngo yumve ubutumwa buheruka bw'umwami, maze umwami aramubwira ati, ku bwanjye murangenzereze neza uwo muhungu Abusalomo. Na Abishayi na Itayi nabo bahabwa amabwiriza nk'ayo. Ariko uko kwinginga k'umwami kwasaga nk'aho kubamenyesha yuko Abusalomo amurutira abo bantu be bamunambyeho, kongerera uburakari abo basirikare bari bafitiye uwo mwana w'umuhungu utari nk'abandi. Urugamba rwajyaga kubera mu ishyamba ryari hafi y'uruzi rwa Yorodani. Abasirikare benshi batari bafite imyitozo ihagije bo mu ngabo za Abusalomo bageze mu bihuru no mu bishanga byo mu ishyamba, baravurungana ntibongera kuyoborwa neza. Nuko Abisirayeli bahanesherezwa n'abagaragu ba Dawidi, maze uwo munsi hapfa abantu inzovu 2. Abusalomo abonye yuko uwo munsi baneshejwe, arahunga, maze umutwe we ufatwa mu mashami y'impatanwa y'umwera w'ingara, maze inyumbu ye irikomereza imunyura hasi, asigara ntacyo yakwimarira, ahera mu kirere ategereza ko abanzi be baza bakamwica. Abonwa n'umusirikare ntiyamwica, ahubwo ajya kubwira Yowabu ibyo abonye. Yowabu ntiyagira igitekerezo cyo kumubabarira. Yari yaracuditse na Abusalomo kuko yamwunze na Dawidi kabiri kose, ariko ntiyagira isoni agambanira icyo cyizere. Iyo Yowabu agirira neza Abusalomo, ubwo bwigomeke ntibwajyaga kubaho. Ajyana imyambi 3 ayitikura Abusalomo mu mutima, nuko bajyana Abusalomo bamujugunya mu bushya bunini bwo mu ijuri, bamurundaho ikirundo cy'amabuye kinini cyane. Uko niko abantu batera ukwigomeka mu Bisirayeli bashize. Ahitofeli yariyahuye, umwana w'umwami Abusalomo wari ufite uburanga Abisirayeli bose batangariraga, yicwa akiri muto, intumbi ye bayijugunya mu bushya bunini, bamurundaho ikirundo cy'amabuye, kiba urwibutso ruhoraho rw'umugayo. Umuyobozi w'ubwo bwigomeke amaze kwicwa, uwo mwanya bohereza intumwa 2 kujya kubikira umwami. Intumwa ya kabiri zivuga cyane iti, ndikabara nkuru z'umwami databuja, kuko uyu munsi Uwiteka yaguhoreye inzigo kuri ba bandi baguhagurukiye bose. Maze uwo mubyeyi arabaza ati, wa muhungu Abusalomo ni amahoro? Iyo ntumwa abuze uko ahisha iyo nkuru mbi, arasubiza ati, abanzi b'umwami databuja n'abantu bose bahagurukiye kukugirira nabi, barakaba uko uwo muhungu yabaye. Dawidi ntiyongera kugira icyo abaza, ahubwo arasuherwa cyane. Yurira mu nzu yo hejuru y'irembo arira, nuko akigenda agenda avuga atya ati, ye baba we, mwana wanjye Abusalomo, mwana wanjye Abusalomo we, yaba ari jye wapfuye mu cyimbo cyawe mwana wanjye. Izo ngabo zari zimaze kunesha ziza zigana umurwa, ikobe ryabo ryo kunesha rikwira mu misozi hose. Ariko binjiye mu marembo y'umurwa ntibasubira kwiyamirira, amabendera yabo aragwa, kuko umwami atari abategereje ngo abasanganire. Umuborogo we ari mu cyumba cyo hejuru y'amarembo wumvikanaga agira ati, ye baba we, mwana wanjye Abusalomo, mwana wanjye Abusalomo we, yaba ari jye wapfuye mu cyimbo cyawe, Abusalomo mwana wanjye. Ibyo birakaza Yowabu. Imana yari yabahaye kunesha no kwishima. Kwigomeka gukomeye kutari kwarigeze kuboneka muri Isiraheli kwari gutsembwe. Nyamara uko kunesha gukomeye guhinduka umuborogo, haririrwa uwari wakoze icyaha cyicishije intwari 1000 n'ibihumbi. Uwo mutware w'ingabo utagiraga ubwoba asanga umwami amubwira akomeje ati, uyu munsi wateye amaso y'abagaragu bawe ipfunwe, bakijije ubugingo bwawe n'ubw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kandi ukunda abakwanga, ukanga abagukunda. None weruye ko ibikomangoma n'abagaragu bawe ko ari nk'ubusa kuri wowe. Ubumenye ko iyaba Abusalomo yabaye muzima, tukaba ari twe twapfuye twese uyu munsi, uba wabyishimiye cyane. Nuko none haguruka usohoke uvugane n'abagaragu bawe uhumurize imitima yabo. Ndahiye Uwiteka nudasohoka, nta mugabo n'umwe uri busigaranira ijoro.
kubw'ibyo bizakumerera nabi kuruta ibyago wakabonye byose uhereye mu buto bwawe ukageza ubu. Nubwo uko gucyaha kwarimo uburakari n'umujinya, Dawidi ntiyanga. Abonye yuko umutware w'ingabo ze avuga ukuri, aramanuka ajya ku irembo ry'umurwa, maze uko abasirikare be b'intwari bamunyura imbere, akabaramutsa kandi ababwira amagambo